umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye kuri Ngazi Young TV. Twongeye kuza aho muri kugira ngo tuganire namwe uyu munsi. Dushima Imana kuko turi bazima, dushima Imana ku minsi yose itambutse, dushima Imana kuko yaturinze tukaba tugejeje uyu munsi. Nibyo agaciro rero kongera kuganira namwe ku bintu bitandukanye. Uyu munsi tubazaniye ikiganiro cyiza cyane, nizera ko muza gukunda muri benshi, aho turi kumwe n'umutumirwa wacu tuza gufatanya kuganira. Nagira ngo mbabwire ko niba tugiye kuganira kuri iyi suje cyangwa kuri iki kigishwa gitoya tugiye gukora, ntago ari uko twipresence imbere yanyu nk'abantu wenda babizi cyane kubarenza, ariko nuko ari ngombwa ko dukomeza kwibukiranya no kuganira ku bijyanye n'ibyo dukora, cyane cyane bijyanye no kuramya Imana. Usanga ari ubuzima bwa buri munsi, buri muntu wese agomba kuba afiteho nakwita ubumenyi, kandi agomba guhora yiyungura, ashakisha kumenya, ashakisha kumva, kugira ngo birusheho kumuyobora mu nzira nziza n'ukuntu yabikora neza. Muri kumwe na Ndakangwa Stephanie, ni kuri Ngazi Young TV. Reka nakire umutumirwa wacu, hanyuma tuze gutangira tuganira. Murakoze cyane. Ni James Huduma. Ndashima cyane kuba kuri Ngazi Young TV, kandi ndabakira mwese aho tugiye kubana muri kiganiro. Imana ibahe umugisha. Yes, turi kumwe na Huduma James, ni umu evangeliste cyangwa se umuvugabutumwa, ni umwigisha mwiza w'ijambo ry'Imana. Ngire ngo ahantu henshi umaze kumukurikira hatandukanye, kuri platform zitandukanye abantu bashaka kugusangaho, mu ma eglise cyangwa se mu nsengero, ni henshi cyane ushobora kumubona aho agenda abwiriza ubutumwa bwiza. Turagushimiye cyane Huduma ku murimo mwiza ukora. Uyu munsi rero turi kumwe nawe tuguhaye kazi aho waba uherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, kugira ngo tuze kuganira. Uyu munsi rero twahisemo ko tuza kuganira namwe dufatanyije n'umukozi w'Imana kuvuga ati, ese kuramya Imana ni ukugira gute? Kuramya Imana ni iki? Turabikora kenshi, kandi ni ikintu kiri vaste cyane, kinini cyane, cagutse mu buryo navuga ko butangaje, ariko twavuze ngo reka dufate ingingo ntoya ijyanye no kuramya Imana ariko mu buryo bw'indirimbo. Ese Bibiliya yabivuga hiki, cyangwa twabikuramo irihe somo? Ahangaha turavuga tuti reka tuze kwifashisha icyanditswe kimwe kigende kituyobora mu bindi byanditswe bitandukanye, kuko ni byinshi cyane Bibiliya ni ukuramya Imana kuzuyemo. Hanyuma bize kuza kudufasha ngo ese turabyiga gute. Nawe udukurikira ushobora kutwandikira kuri comment, ukadufasha, ukatwungura igitekerezo, kugira ngo turugusangira ibintu tugiye kuvugana. Ngire ngo turaza kwifashisha icyanditswe kiri mu butumwa bwiza bwa Yohana, ibice 4 n'umurongo waho wa 23. Ni inkuru ndende cyane, ariko turaza kusomaho gatoya. Reka udufashe kuhasoma. Murakoze cyane. Reka dusome iki cyanditswe kiri muri Yohana ibice 4 murongo wa 23. Bibiliya iravuga ngo iyi version y'Ikinyarwanda ntabwo ijya bivuga neza nk'uko byanditse. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda aravuga ngo, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. 24. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Noneho izindi version iyo usomye Bibiliya y'Igifaransa, y'Icyongereza, Igiswahili, ntago bajya bavuga gusenga, bavuga kuramya. Niyo mpamvu nagira ngo ahari gusenga tuhasimbuze kuramya. Reka mbisubiremo. Noneho aho hari gusenga nk'uko biri mu zindi ndimi, tuhashire kuramya. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abaramya by'ukuri, les vrais adorateurs, ubwo abaramya by'ukuri baramya Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamuramya. The true worshippers, niko mu Cyongereza havuga, the true worshippers. Noneho 24 haravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayiramya bakwiye kuyiramya mu mwuka no mu kuri. Ntabwo mvuguruza Bibiliya y'Ikinyarwanda, ariko
ni mu kugira ngo tubashe kubyumva cyane mu ijambo rya nyaryo. yego Uko izindi bibiliya iyo ugerageje gusesengura usanga havuga kuramya by'ukuri. Imana ibaho umugisha kugira ngo tuze kwigira hamwe icyo tuza kwita kuramya, noneho no kuramya by'ukuri. by'ukuri Tugarutse kuri ka kantu kamwe k'abaramyi mu buryo bw'indirimbo, yego ariko tutagiye kuvuga ko kuramya kose ari ukuririmba gusa yego ya, ariko turaza kugaruka gusa kuri ako kantu kamwe, tugendeye muri iri jambo n'ibindi byinshi tuza gukora. Ndatekereza ko abadukurikiye nabo baraza kuzana ibitekerezo byabo, Yego. ko abantu iri babyumva jambo turarisoma nabo bararisoma bararizi, cyane, ni iryacu cyane. twese. Ni ukugira ngo dusangire ibitekerezo, hanyuma turebere hamwe icyo kuramya ari cyo. arico Noneho kandi kuramya by'ukuri. Noneho kubera ko tuzagaruka mu kuramya muri angle yo kuririmba, reka mvuge gutyo, tuze kumenya ngo noneho iyo umuntu arimo aramya Imana mu ndirimbo, yes, aba ari mu kuri, ni mu gihe ari gukora gute. Yes. Sinzi niba Yes. mbivuze neza. Yeah. Yego Noneho nagira ngo duhure noneho kugira ngo abantu baze kumva kuramya by'ukuri, ariko noneho abantu babanje kumenya kuramya icyo ari cyo. Abo baramya baririmba, ariko kuramya ubwabyo ni iki? Kugira ngo tuze kumvikanisha noneho kuramya by'ukuri. Yego. Ariko twabanje kumenya kuramya ni iki? ni iki ubwabyo? Ijambo ry'Imana riravuga ngo umunsi isanduka y'isezerano itaha mu rusengero, Dawidi yayijyanye mu rusengero. Bibiliya irambwira ngo yagiraga abaririmbyi, gurupe 3 z'abaririmbyi. Turagaruka ku kuririmba, turagaruka ku baramyi Yego, bakora baririmba. mu buryo bwo kuririmba. Yagiraga Azafu na Edituni na Hemani, Yego zari gurupe 3 za Dawidi yagiraga. Hanyuma ngo umunsi isanduku y'isezerano izamuka mu rusengero, Bibiliya irambwira ngo bararamya. Ndashaka kubizanamo definisiyo yo kuramya. Yego Hanyuma ngo barimo bararamya, bamwe ngo bazamura amajwi, abandi bitsa. Ibyo kuririmba cyane ni wowe ubizi. Njyewe nkunda kuririmba ijwi ry'uwo twegeranye. uri hafi aho ngaho niryo mpita ndirimba, sinzi ngo ni irya kangahe. Ariko ngo barimo bararirimba, sinzi niba ari Azafu yatangiraga n'ihemba, ari Hemani niba ari Edutuni, ariko ngo baririmbaga bazamura abandi bitsa, kuko hari abari bashinzwe ibicurangisho, hari abari bashinzwe kuririmba, hari abari bashinzwe inanga, hari abari bashinzwe imyirongi, ariko byumvikane ko ari abaramyi babikoraga mu buryo bwo kuririmba. Noneho ngo barimo babikora gutyo, ngo icubahiro cy'Imana kiramanuka. The glory, Bibiliya y'Icyongereza hari ukuntu izivuga ngo uburemere bw'icubahiro cy'Imana ngo bwuzura buraza buruzura. Noneho abatambyi ngo bagombaga gutamba, ngo ntibabasha kwinjira aho babagombaga kujya gutambira kubera ubwiza bw'Imana bwari bwamanitse. bwahuzuye. Wow. Ibi ndaza kubikuramo rero definisiyo yo kuramya. Iyo nza kwita ngo ni ukuzana Imana aho abantu bari, kuzana icyubahiro cy'Imana mu iteraniro ry'abera. Iyo turirimba, iyo turamya, biriya dukora biba ari ukugira ngo tuzane the glory, uburemere, byita ibintu biri heavy, ibintu kuremera kw'icubahiro cy'Imana, kugira ngo kimanuke kize aho abantu bari. Reka dufate iyo definisiyo, kumanura ubwiza bw'Imana. Turirimba ntabwo ari for entertainment, ntabwo ari ukugira ngo iyo tubikora mu kuririmba, iyo umuntu ahagaze hariya, umwe acuranga ingoma, undi agacuranga bass, undi agacuranga keyboard, undi akazamura ijwi rya alto, undi akaririmba soprano, biriya bintu ntabwo ari ukubikora kugira ngo bize gusoundinga neza, ntabwo ari harmony gusa ibikenewe. N'iryo jambo nashakaga. Ntabwo ari ukugira ngo haze kuba harmony no kuzuzanya kwa biriya bintu. Kuzuzanya kwabyo ni byiza, kuko Paul yaravuze ngo nzasengesha umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. ngo nzasengesha, donc kubikora mu bwenge nibyo ko bikorwa mu bwenge, bimwe birazamuka no muri gahunda, kuriya bikorwa byiza. Ariko motif behind, icihishe inyuma y'ibyo
ni iki. Niki. Niyo rero definition yo kubikora. Motif icihisha inyuma impamvu idutera kubikora niyo nini. Ntabwo ari harmony. Ni ukuvuga ngo impamvu idutera gucuranga amajwi atandukanye, ibicurangisho bitandukanye, amajwi y'indirimbo meza. Iyo mpamvu ni ukugira ngo habeho kumanuka ku icubahiro c'Imana mu iteraniro ry'abantu b'Imana. Iyo niyo definition tuza kwifashisha. Ni ukugira ngo habeho kumanuka ku icubahiro c'Imana hariya hahuriye bari abantu barimo bararirimba. Nicyo Hemani na Asafu na Yedutuni bakoze, baramya, bacuranga, baririmba, hamanuka uburemere. Ndimo ndakoresha iri jambo mu Kinyarwanda ntago ribamo uburemere bw'icubahiro c'Imana kimanuka aho iteraniro rya Isiraheli ryari riri. Hanyuma ngo bose bararirimba, ngo barakira, ngo baravuga ngo ni muhimbaza Uwiteka kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose. Ni ukuvuga iyo rero umuramyi ahagaze hariya aba afite objectif imwe yo kumanura the glory of God, icubahiro c'Imana kimanuke bari abantu baguhanze amaso babona ubwiza bw'Imana bumanuka. Iyo ubwiza bw'Imana bumaze kumanuka rero hazabaho gutakaza control. We control ourselves. Umuramyi ngiye gutandukira ariko ndaza kugaruka. Oya uraza kugaruka. Umuramyi aza yikontorora iyo icubahiro c'Imana kitaraza. Ahamanutse icubahiro c'Imana bari abantu bari hariya hazabaho gutakaza control. You take care of yourself. Ujya wirebaho kuko ndabizi bibaho ko kenshi garuka ukireba ukare ibyo bibaho iyo icubahiro c'Imana kitaraza. Ariko icubahiro c'Imana camaze kumanuka, uburemere abantu bakaremerererwa n'icubahiro c'Imana hariya ahantu hari indirimbo, ntawe ujya wabasha kwikontorora mu iteraniro. Muri iryo teraniro ririmo indirimbo, control iratakara. Dore rero definition kugira ngo tuze kuramya, noneho tukurebera hamwe kuramya by'ukuri. Ni ukugira ngo uririmba, ucuranga ibicurangisho bitandukanye, kuko niyo nsanganyamatsiko turufu dufite uyu munsi. Ni ukugira ngo uririmba, ucuranga ibicurangisho bitandukanye ntavuze mu mazina, byose bibe for one purpose, kubw'intego imwe. Ukubita ingoma cyane cyangwa zikubita buke, ucuranga imirya yose, uririmba amajwi ntazi, abikore kubw'intego imwe, kugira ngo habeho kumanuka, kururuka kw'icubahiro c'Imana mu iteraniro. Iyo niyo definition, ni nayo ntego yo kuramya. The purpose, intego yo kuramya, turirimba, ducuranga, ni ukugira ngo tuzane Imana aho turi, habeho kumanuka ku icubahiro c'Imana hantu turi. Niba turirimba abantu barimo baratureba, ni ukugira ngo ba bantu bari imbere yacu tubamanure mu bwiza bw'Imana. Iyo niyo nita definition ya mbere yo kuramya. Ya kabiri, sinzi niba iyo ngiyo hari ikindi kintu nakomeza kubivugaho kenshi ngasa n'ubirambuyeho, bigatuma tutajya mu bindi bintu, ariko tuvyumvikanishe muri iri jambo rimwe riza gusingiriza irya kabiri. Kuramya ni ukuzana presence y'Imana, yes, hanyuma iyo presence y'Imana ni itanga ubuzima. Kuko absence ndabyita iki mu Kinyarwanda? Kubura, kutahaba kw'icubahiro c'Imana. Presence y'Imana ni ugupfa. Ni ugupfa kw'iteraniro ry'abantu. Ni ugupfa k'ubuzima bw'iteraniro. Iteraniro ritarimo presence y'Imana ntago rihumeka. Guhumeka kw'iteraniro ni igihe ririmo God's presence, presence y'Imana. Rero habaho gupfa kwaryo iyo ryabayeho presence y'abantu gusa. Ubivuze neza. Yes. Umwana yagiye mu materaniro, agezemo abantu bararirimba cyane, bararamya, barahimbaza. Ageze mu rugo arapfukama, ashima Imana, aravuga ngo Mana ndagushimye ko uyu munsi byagenze neza mu materaniro, baramije, bahimbaje, ariko aravuga ngo Mana, ngo ntabwo nari nzi ko nawe wari uhari. Sometimes
sometimes hari igihe kigera abantu bakaramya mugira ngo Imana irahari kandi ntayihari. Ese koko yabajije Imana ngo nawe wari uhari? biriya bintu waba wabibonye. Ni ku gahinda gakomeye. Ni igihe abantu bashobora kuramya presence y'Imana itari hari ahantu. Donc kuramya kutazana presence y'Imana urapfuye. Turaza kubigarukaho kuramya kuzima no kuramya gupfuye kuko nibyo ariko twari tukirimo kuvuga kuramya niki. Icya gatatu, Imana yahaye abantu impano. Irababwira ngo hari icyo muzakora kugira ngo nongere ngaruke kubana namwe. Yego. Kuva kera ntabwo abantu bajyaho Imana iba. Imana nigiza aho abantu bari. Ariko irababwira ngo mbahaye gift yitwa kuramya kongera kunzanaho muri. Wow. Urwego ruduhuza. Ariko nisawundinze neza ndabyumva. Mbahaye impano. Iyo mpano niyo muzajya mukoresha kugira ngo nongere nzaho muri. Nterane namwe. Bane namwe. Iyo mpano iyo gift mbahaye yitwa kuramya. Yego. Kuramya ni impano twahawe n'Imana yongera kuzana Imana aho turi. Amen. Ni rwo rwego rutatuzamura ahubwo ni urwego ruzana Imana. Yego. Worship. Turaza noneho kugaruka noneho kukuramya nyakuri tugiye kureba kuri uriya muntu uramya. Yego. Kuko Imana ihabwa autorité, presence y'Imana. Hallelujah. Amen. Presence y'Imana nitwe tujya tuyotoriza kugira ngo itubemo ize kumanuka kwa glory, kumanuka kw'icubahiro cy'Imana. Nitwe tubiha uburenganzira. Nitwe tubaha uburenganzira. Yego. So, turaza kukigarukaho tureba ese niki dukora noneho kijye kimanura Imana koko. Twamaze kubona ko kuramya ubwabyo ari ukuzana Imana. Noneho ni impano Imana yaduhaye. Imana yahaye umuntu kugira ngo umuntu yongere gufilinga, umuntu yongere gusanta, umuntu yongere kumva ukubaho kw'Imana hari. Impano Imana yaduhaye, gift Imana yaduhaye ni byitwa kuramya. Yego. So, ntagiye muri byinshi, muri definition nyinshi. Reka mvuga kandi kamwe basi. Yego. Kuramya ni presence y'Imana muri presence yacu. Yego. It's God's presence in our presence. Kuramya. Iyo turamya turirimba aha twicaye aha ni mu iteraniro ry'abantu. Yego. Muri presence y'abantu. Kuramya ni ukuzana presence y'Imana muri presence yacu. Birasobanutse. Iyo turimo turaramya. Birasobanutse bra. Iyo turimo turaramya tuba tugira ngo tuzane presence, ukubaho kw'Imana mu kubaho kwacu. Kandi iyo umuntu atakaje uko kubaho kw'Imana abarapfa. Nibyo ngiye kwita iki sinzi abantu baze kumfasha babyumve. Ubuzima budafite kuramya burapfuye. Nta presence y'Imana iburimo. Kuko kuramya ni ukuzana presence y'Imana muri presence yawe. Yego. Noneho iyo presence y'Imana turaza kugaruka kuri kiriya cyanditswe. Bibiliya yavuze ngo Imana igihe kirageze ndetse kirasohoye. Ubwo abaramya data by'ukuri bagomba kumuramya mu kuri no mu mwuka. Ngo kuko kuramya mu kuri no mu mwuka. Ndacari kuri definition kugira ngo tuze kugaruka noneho kukuramya by'ukuri. Bishobora kuba birebire bikadutwara igihe cyane. Ni bigari kuko dushobora kuza kuvuga ubu turimo turavuga kukuramya birageraho tuvuga umuramyi no kuramya by'ukuri. Umuramyi ese abikorera hehe? Ese abikora ryari? Nari nkirimo kugaruka kuri aka kantu. Umuntu agizwe n'umwuka. Kuko umuntu yitwa umuntu iyo ari mu mwuka. Kuko iyo umuntu umwuka amuvuyemo ntabwo aba akicisa umuntu,
ahindurirwa izina presence y'Imana muri twe iyo twamaze gukizwa turabaramye twagombye gutunga uriya mwuka ni ukuvuga iyo uwo mwuka iyo utakiri muri twe turapfuye kuko umuntu ni umwuka. Yego. Reka rero tugaruke kuri iki cyanditswe turebe ko narimvuze niki kijya kizana narimvuze nitwe tujya totoriza tujya duhereza Imana uruhusha bwo kugira ngo ize ukiri aho ngaho nagira ngo tuzeguruka kuri iki kintu niba kuramya ari ukuzana presence y'Imana muri presence y'abantu reka tuvuge gutyo muri presence yacu ibi bintu nta hantu bitandukaniye n'urukundo urumva kuko ikintu ukunze cyangwa umuntu ukunze niwe wifuza kwaza ahuri ni ukuvuga ngo niba hariho kuramya hagomba kuba habanje kubaho gukunda noneho gukunda bikaza kugukingurira kuramya niyo umuntu ari kwadora undi cyangwa ibintu runaka niyo mpamvu mu ugutegeka kwa kabiri Deuteronome ibice byaho 6 no ku murongo ngire ngo wa 5 havuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose ngo n'imbaraga zawe zose ni ukuvuga ngo mu kumara gukunda Imana nico bwihwe uramya kandi ukaramya ushaka presence kuko presence y'uwo ukunda buri gihe iraryoha imera neza. uraza kusubizayo kandi navuze mbona igihe kirimo kuducika ijambo worship habamo ijambo worship ni ikintu uha agaciro gikwiriye ni ikintu kiri valere kuri wowe noneho ugaruyemo ikintu cyitwa urukundo yego turamya Imana bingana nuko tuyikunda 1.3 ntawe ushobora kuramya Imana bitari ku rwego ayikundamo uzi ukunda Imana cyane ayiramya cyane urukundo rw'Imana rugusunikira kukuzana ya presence ya wa muntu ukunda cyane ntawe ubasha n'umwe kuramya nubona umuramyi uhatirwa kuramya si umuramyi cyangwa umuntu naramya ntihabe presence nta rukundo ngicyo iyo turamya tujya turamya bingana nuko tuyikunda nta uramya birenze uko akunda Imana nta n'ukunda Imana utayiramya uko tuyikunda niko tuyiramya twafasha akantu kamwe kitwa ko kuririmba aricyo nza kugarukaho mu mwanya uri buze hari igihe tubikorera imbere y'abantu yego kuriya si ukuramya iyo tubikoreye imbere y'abantu tubabwira ngo twaje kuririmba kugira ngo icyubahiro cy'Imana kize mbanje kubabwira ngo the private life ubuzima bwanjye buri prive mbayemo mu kuzana icyubahiro cy'Imana aho mba mu cyumba cyane yes of course noneho naje namwe njyewe ndi umuramyi uririmba reka aha muri namwe ndirimbe kugira ngo icyubahiro cy'Imana kize dufatanye bwa buzima bwa buzima buzana Imana aho turi ariko jyewe ahomba kubera urukundo rwinshi nkunda Imana ahomba nihiba izi ndirimbo si izaha gusa ni iwanjye ni indirimbo zo muri njye zo mu rukundo hari ijambo Dawidi yanditse aravuga ngo washize indirimbo mu kanwa kanjye si zo ku gatuti ni indirimbo nshya si ku gatuti ni ubuzima bwa minsi yose habamo kududubiza kw'indirimbo mu buzima indirimbo nshya zihora zidudubiza si zo umuntu ajya kuririmbira ku gatuti ikibazo kijya kibaho gikomeye nituza kugaruka ku cyitwa kuramya by'ukuri ni ukuzana indirimbo ku gatuti utazigira aho uba niba uzi ko kuramya ko binyuze mu kuririmba bizana presence y'Imana byagombye kuba ari ubuzima bw'ibanga mbere yuko buba ubuzima buri rusange harya tujya kuririmba imbere y'abantu wagombye kubigira kwanza ubuzima ubamo byagombye kuba ari ibyawe kubera ko iyo ukunda nta muntu uguhata
gukunda biratanga, gukunda biroroha kumva, kugira ngo utange ituro, reka tubyite ituro wenda ryo kuzana umukunzi wawe aho ngaho muri presence yawe. Hari inkuru nigeze nsoma y'umukobwa wari umuramyi, waramyaga aririmba. Hanyuma umunsi umwe bari mu materaniro, abwira iteraniro, amateraniro ashoje, arababwira ngo ndashaka kubereka ngo my best friend, ndashaka kubereka inshuti yanjye magara, niko mu kinyarwanda tubyita ngo ni inshuti magara, ngo reka mbereke inshuti magara. Afata gitari ye acoustique, aracuranga, aravuga ngo welcome Holy Spirit, aravuga ngo kaze mwuka w'Imana. Amateraniro aratangira, yarashojwe, hamanuka icubaro cy'Imana, abantu bose bararira mu materaniro. Uwari uyoboye gahunda gusoza amateraniro biranga, haza icubaro cy'Imana kidasanzwe, nta wagisiga cashe. Kurambirwa amateraniro biterwa nuko ntabwo mbivuze, ariko hari impamvu nyinshi zibitera. Kimwe muri izo mpamvu, reka tuvuge yonyine, abantu bashobora kugira impamvu zitandukanye, ariko kenshi ahantu amateraniro arimo icubahiro cy'Imana, abantu ntibajya bifuza kuvaho. Buriya presence y'Imana ni ikintu gikomeye. Umunsi Petero yabwiye Yesu ngo twubake ingando, nta kindi cyari cyabaye, ni cyubahiro cyari cyabagose, cyabajemo, cyari bwari bwamanutse. Petero ntiyifuza gutaha, aravuga ngo ese bishobora gukunda ko twubaka ingando tukiberaha, kuko nta muntu urifuza kuva muri presence y'Imana, kuko niho hantu honyine umuntu ajya agera akumva nibwo ubuzima butuje bwuzuye. Nanze kubihera mu gihe cya Edeni, Adamu na Eva niho babaga muri presence y'Imana. Ubundi nicyo kintu Imana yari yarageneye muntu, yari yaramugeneye presence yayo. Gucumura kwa muntu kuza kwimura cya cyubahiro cy'ubwiza bw'Imana buragenda. Edeni ntabwo byari biti, cyari cyubahiro cy'Imana, yari presence y'Imana muri bari abantu bayo yari yararemye, yari atmosphere yabaga hari ahantu. Rero iyo umuntu yongeye kugira amahirwe yo kubona ubwiza bw'Imana, nibwo umuntu azamacinga ugahura neza n'ibinyuze umutima. Ahandi hantu n'ibinyuze kubaho nguko, ahandi hantu tuba ntabwo haryohera, nta nubwo hanyura umutima. Mu miremere ya kimuntu umuntu agira gap ya presence y'Imana. Yego. Kubera ko wenda nguciye mu ijambo gatoya, impamvu umuntu agira gap ya presence y'Imana n'urukundo. Iyo ukunda, iyo uri mu rukundo ntuhaga presence yo kuba uri kumwe narwo, ntabwo bihaga. Nta urahaga kubana n'uwakunda, guhaga kubana n'ukunda, ujya wumva ni kwa kunda abantu iyo bari inshuti uramuherekeza bamugezayo akaguherekeza, mukagaruka mugahera muri vibe, ungejejeyo none reka nanjye nguherekeje, mugahura muri ubwo buzima. Nibwo buzima Enoke yabayemo, agera hajyana n'Imana, ni presence y'Imana yabanaga nayo. Urukundo dukunda Imana nirwo ruzabanisha Imana natwe. Yego. Nari mvuze nti niki kijya kizana Imana aho turi kimwe, ni Imana iyo yarebye urukundo tuyikunda. Kandi iyo dukunda Imana cyane biza bibyiga ibindi byose. Iri jambo sinzi niba ryumvikana. Muri wowe urukundo ukunda Imana rutangira kubyiga ibindi bintu ukunda, ukajya gusanga kandi nabyo bikunditse. Yego. Buriya Pawulo avuga ngo byari inyungu yanjye, ntabwo ari byari igihombo cye. No. Hari n'igihe abantu babitekereza ngo wenda ko byari bibi gusa ni profit, ni yarafitemo profit. Kandi inyungu nibwo buzima tubamo, no gushaka inyungu. Ariko yabonye inyungu irenze izindi nyungu, habaho kubyiga urundi rukundo rw'ibindi yakundaga. Bya bindi bitangira kugenda bitakaza umwanya wabyo, rujya rubyiga ibindi bintu tubamo bikigirayo, hakaza gusigara Imana muri wowe. Icyo gihe iyo uri umuntu udagifite ikindi kintu ukunda uretse yo, kubana nawe nikizivuga ngo nkunda bankunda, abo nibo nza kubana nabo, nkunda bankunda, abanshakana umwete nibo bambona, ariko ngewe nkunda bankunda. Nuko ntago ari kuvuga ngo nitwe tubanza gukunda Imana, oya sico bivuga. Iyo yaradukunze niyo mpamvu natwe tuyikunda, kuko kuyikunda kwacu kujya kuzana presence yayo. Hari inyigisho nahoze nkurikira z'umu worship leader umwe, aravuga ngo gukunda Imana ni shwa yacu.
Imana yo iradukunda ariko kwikunda ni shwa yacu. Aravuga ngo aho Imana itandukanira na Satani, ngo Satani wagenda duhiga nako ijambo ry'Imana rivuga, wagenda higa areba ko ari uwo yacu. Nta naduhigisha urukundo, aduhigisha imigambi mibi n'ibindi bye atugambiriraho, ariko Imana ikurekera shwa, kavuga ngenda hari nari mbikuriye kuri iryo jambo, abanshaka abankunda baze tuzabana, nushaka tuzakundana. nagira ngo tuzakomeza muri session yindi ikurikiye ariko byaba birebire ngo twumve icyo kuramya ari cyo. Hanyuma ndatekereza ko tuzakomeza tuvuga noneho kumuramya. Yego, ibu twari tukirimo muri definition nayo ntago twabisoza, ntago twabisoza, no kugenda dufata duke noneho reka dusenga Imana, tubwire Imana ngo ngwino mu buzima bwacu, nibwo tuzabaramya by'ukuri, ni presence yawe, kandi tubwire Imana ngo wimure ibindi bintu byose dukunda, urukundo rwawe ari rwo ruba muri twe, ureke urukundo rwawe aba ari rwo rugwira muri twe, rubyige ibindi byose dukunda. Iri jambo narikunze cyane, urukundo rw'Imana kubyiga ibindi bintu ukunda, kagenda rwigizayo kugezaho urukundo rw'Imana rukonka rutsinda wowe, ugasanga ubayeho mu rukundo rw'Imana. Murindi yavuze ngo nisanze mu rukundo, ukagera aho wisanga mu rukundo, Imana iragukunda bihebuje, ugasanga nawe uyikunda bitagira ikindi kintu bihwanye nabyo. Ni ryo sengesho dukora. Hanyuma ndatekereza ko tuzaza gukomeza tubwira abantu noneho kuramya by'ukuri. Reka dusenga Imana. Kristo mwana w'Imana, tugushimiye ubuntu bwinshi tugirira, tugushimiye kuza uduhishurira amabanga y'ubwami. Icyo kuramya ari cyo wowe hagati yacu, iyo turamye nta kindi tuba dushaka, ni ukugira ngo uze aho turi, ni ukugira ngo kubaho kwawe kube aho turi. Mwami Yesu, turagushimiye abumva ibi, abakurikirira ijambo, kugira ngo babashe kumva n'igihe cyose duhagurutse turamya biba intego yo kugira ngo tuzane wowe aho uri. Mwami Yesu, bitewe n'urukundo rwinshi tugukunda. Urakoze Kristo, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Turabashimiye cyane bari badukurikiye kuri Ngazi Young TV. Ni umwanya twafashe mutoya kujya twiga ijambo ry'Imana ku bijyanye no kuramya, cyane cyane ku ruhande rw'abaririmbyi, kugira ngo turusheho kuramya Imana ibintu bikwiriye kandi ibintu byiza. Ndabizi ko bizarushaho kuturyohera. Naho dusoreje tuzakomeza ubutaha. Bye.